kabisa. Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Nizere ko waramutse neza. Turi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ni Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentama waramutse? Naramutse neza Mushakamba murano. Yego turaho tumeze neza. Haramutse umucyo hamwe. Ahangaha ho haramutse akabura. Ngo nta mucyo hari. Ntaho rwose hari abantu bajya badukurikira buriya baba bazi ko twicaranye. Birumvikana. Aya mbabwire ko genda ndimo mvugira ahantu bita Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Njyewe nkaba ndi Karongi mu burengerazuba. Ariko buriya Kisekedi ntari bunumire Sukoyi ko mubwiye aho ndi. Era Sukoyi ntikora. Barayimwambuye. Inzima barayimwambuye asigaye igoma. Yego. Asigaye ni ibicupuro. Ubundi se ayituma iturutse buriya yaturuka Kinshasa ikahagera cyangwa Kisangani. Afite ibibazo barimo kwamwambura umusubirizi. Ku bibuga by'indege biri hafi babimwambuye byose. Byose babimwambuye. Igoma haramutse ikintu cyitwa inama. Inama. Rwose abaturage stade ngo yakubise iruzura. Yuzuye rwose, yuzuye cyane. Kandi n'igihe Gisekedi yaje ntiyuzuye. Cyagiye aza kwiyamamaza. Ahubwo bacaga amafoto ye. Stade yarakubise yanga kuzura Gisekedi yaje. None intare zirahageze stade irakubise iruzuye. Cyane rwose. Cyane ko bagiye no kubereka abayobozi bashya. Barabereka abayobozi bashya. Arabitangaje bamwe ariko abandi ko byaje nyuma ntabwo twabatangaje. Abayobozi bashya bashyizweho ngira ngo twavuze guverineri na visi guverineri babiri, ariko bashyizeho na meya w'umujyi wa Goma. Bashyiraho abayobozi ubwo banuza ba district cyangwa se b'uturere two mu mujyi wa Goma. Burugumestre ba za komine. Bashyiraho na ba administrateur ba territoire. Ba territoire Nyiragongo na Masisi. Nyiragongo, Masisi, Kirumba. Kirumba hajya ni territoire ni commune. Kirumba ni commune. Ubwo ni burugumestre wagiyeho ni commune rurale. Ubwo hagiyeho rero komine irayoborwa n'umuyobozi wa komine bamwita burugumestre. Wa territoire bakamwita administrateur. Yego. W'intara akaba guverineri. W'intara ni guverineri. Ni nko mu Rwanda ntabwo bitandukanye. Abamwungirije bakitwa ba visi guverineri. Yego. Usibye inuza wenda aho gatoya ufite imboni iri muri stade. Yego. Hari ubuhe mwuka bimeze bite ko hari n'abari batangaje amakuru ngo inama ngo iraza gupfa ngo yapfuye? Bariya urumva bariya ni abantu ba Kisekedi baba barimo. Nyine bari ya leta ya Kinshasa. Batifuza ko iriya nama iba. Ni montage bakoze bajya ahantu bariherera barakina ngo mitingi irapfuye. Nangije barabikwirakwiza. Kuko ejo banyujeho n'amajwi abwira abantu ngo uzibeshya akitabira iriya nama uzagira ibibazo. Ariko ntacyo bivuze, abaturage barimo barabyigana rwose bashaka kugenda ngo bajye imbere barebe abayobozi. Barumva ari nde wakumvira guverinoma iri mu buhungiro kandi afite guverinoma iri kumurindira umutekano akaryama agasinzira. Kandi ikinyuranye kimaze kugaragara. No mu makomanteri yacu y'inkuru zacu abantu baragaragaza ko bari igoma kandi bishimiye ubuyobozi bwa M23 ndetse n'amatwara mashya ya M23. Mvuganye n'inshuti yanjye irimo kugerayo. Avugana n'abagezemo baramubwira bati nta kibazo. Turongera tuvugana ageze mu marembo yinjira. Yego. Arambwira ati nta kibazo. Hari za audio ampaye. Yego. Ariko kubw'umutekano we ntabwo nyine nshaka kuzisohora. Birumvikana. Ntabwo ndazumva ariko zishobora kuba
zivuga uko bimeze neza kuko yari amaze kugeramo. icyo twabonye ni uko imodoka za M23 zirahari, abaturage barahari, barindiwe umutekano, stade yakubise iruzura, amafoto turayafite, buri wese arindiwe umutekano rwose. ntabwo ari ibyo tuvuga kuko turi kubibwirwa, ahubwo n'ibyo tuvuga twabwiwe kandi twabonye cyane. hagati aho tuvuye i Goma, yego, Bukavu nayo ngo ikibuga cy'indege kiragiye. Mushakamba mubwiza ukuri, uriya muhanda ndawuzi neza, niyo waba wafunze amaso ndawuzi, ukurikije uko bimeze. Yego, bikomeje uko bimeze, ntabwo byarenze ejo nk'iki gihe tutaravuga ngo Bukavu tumbi. Kuko reka mbanze nkumvishe video yaho, numvisha gihamya ufite y'aka kanya. Ingabo zirimo kwikura ziruka. Banza wumve. Urumva uwo muntu n'uwafataga video abwira mugenzi ngo yo kumukingiriza yigireyo gake. ngo bashobora kugutera urusasu ukaguhusha rukamfata hano. ati bariya ni abasirikare bacu, bwaravuga FARDC, ati izi saha ni mu mwanya ushize nta n'isaha irashira. Yego, ati muri uwo mwanya igatana ibintu birangiye. bariya ni abasirikare ba leta bariya. dore imodoka yuzuye abasirikare. ati kuva nijoro bagenda batambuka kugeza izi saha. ati barimo baravuga ko intambara irimo politike, batongera kurwana. ati bose bagiye ku ntara i Bukavu. bivuze ko hano rwose ikirere ni kibi. tugende igatana izi saha n'ubu mu gitondo. niko bimeze. ati ufashe mu bice byo muri Karehe hariya hose hasigariye aho nta basirikare bahari. birarangiye Mushakamba. iyi gatana rero tubanza tuyisesengure. bituma nibuka akantu kamwe. yego, ongeraho gatana yavugishije amangambure Vitali Kamere. impamvu ni hariya ni iwabo hafite imitungo myinshi. perezida w'inteko ishinga amategeko nako. hariya ni iwabo hafite imitungo myinshi hariya. Yego, muri kariya gace. ubwire gatana rero imitungo ye yagiye kuyibura. bahoze mu ntambara hangirika byinshi. Yego, usanga hagize ibyangirika mu mitungo ye, niyo mpamvu aba asakuza cyane ku kibazo cya hariya. ubwire gatana. gatana iri ku birometero 25 usohoka muri Bukavu. ariko ni ahantu kuhagenda biroroshye. yenda mvuga ukuntu umuhanda uteye. Yego, niba hari abatwumva bazi umuhanda wenda uturutse nk'Isave. Yego, ugenda ujya i Huye mu mujyi. kuriya muhanda umeze n'ahandi niko hateye neza neza. bivuze ngo hariya rero uko biri bugende, uko biza kugenda ni uko ikiza kubaho iyo uvuye i Katana,
Gatana aho hafi niho hari ahitwa za Muresa, za Mudaka. Mudaka hari isoko ryiza riremwa cyane nk'amwe y'Iminova. Hari Muresa ni seminari nkuru y'abakatolike bigira ubupadiri. Nyuma Muresa, Mudaka, hari ahitwa Murungu ni hari ikigo cyitwa Inera no kuvuga ni nkuko tuvuga RAB mu Rwanda y'ubuhinzi n'ubworozi. Noneho ikindi hari ahitwa Miti. Aho ngaho uhasohoka winjira muri komine ya Bagira. Komine ya Bagira rero ni imwe muri za komine zigize umujyi wa Bukavu. Bivuze ngo mu kanya gato dushobora kumva ngo bageze hehe, bageze mu mujyi wa Bukavu. Yego. Kuko urumva ikibuga cy'indege cyo mu muriro. Cyo kiravamo byanze bikunze. Bari kugihunga. Dushobora no kurangiza aya makuru cyangwa n'ubu ngubu bikaba birangiye. Ko abari baharinze nibo barimo kurira amamodoka bakiruka. Urumva rero hariya harafatwa. Ubundi iyo bageze aho bahunga mu mamodoka. Urumva ko nabuka kuko kiriya kibuga cy'indege urabyibuka mu itangazo rya AFCM 23 bavugaga ko bahagaritse imirwano. Ariko niba bashotora bazirwanaho. Yego. Noneho kiriya kibuga cy'indege bakomeza kugikoresha batera amabombe. Ubwo rero biriya bishobora kuba ari byo byazuye intambara ikahaguruka. Yego. Kubura. Urumva rero niba babuze kwa kundi bavuga bati tugiye gucecekesha izo mbunda bakazisanga aho zivugira, ni ukuvuga birafata hariya hose. Na Bukavu niyo itafatwa ishobora kugotwa. Yego. Ikasigara imeze nk'uko Goma yari imeze. Icyo nicyo kigaragara, gufatwa cyangwa kugotwa ikaba ifungiranye nka bimwe bya Goma. Urumva niba hagiye kwirundamo ziriya ngabo byanze bikunze bya bindi byazo ziri burase. Ziremera kwirundamo n'ibyazibereye Goma? Sinzi uko baza kugenza kuko hariya hari inzira nyinshi zisohoka. Ushobora kunyura inyuma ya Bukavu bagenda bajya za Warungu. Yego. Mu giturage. Indi nzira nanone dushobora kuzabona ushakamba biriya byabaye Rubavu. Dushobora kubyitega na Rusizi. Yego. Kuko uko Rubavu bimeze na Goma na Rusizi nayo niko ijya kumera, uretse ko hanyuzemo akarere ka Rusizi. Umujyi wa Rusizi. Yego. Kamembe nayo niko ijya kumera, uretse ko hanyuzemo umugezi wa Rusizi nabundi niko ijya kumera nk'uko iyo na Bukavu niko bijya kumera. Gusa n'ibyegeranye. Bariya bahungiye i Rubavu rero dushobora kubona nanone ni Rusizi hahungiye abandi. Nabyo byashoboka. Abantu babitekereza bakabyitega bitewe n'uko hateye. Yego. Ubwo noneho Bukavu yo urumva ko byanze bikunze idafashwe ishobora kugotwa ugasanga barayizenguruka neza, bari hafi yayo buriya. Yego. Byiza cyane, ngira ngo tutegereje gukurikira amakuru ya Tombe iri generali cyangwa iri furu cyangwa Tombe zikurikiranye. Yego. Kumva hamwe ngo Tombe ahandi Tombe. Ariko ngira ngo uko bimeze ubu ngubu nta ndege yagwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu, kuko niba baharinze bari guhunga byarangiye. Ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka ubu ngubu. Icyo kirahagije. Ndetse si n'ibintu bibaye ubu ngubu. Ntabwo ari ibintu bibaye ubu ngubu, ahubwo ni ibintu bifite hari iminsi bimaze indege zidashobora kuhava. Yego.
twakomeza. ugaruke tujye ku makuru yacu noneho ku ngingo tuhite tunazinjiramo. Yego, ingingo zacu rero tugiye kuganira ku ngingo zigera muri 3. Ingingo ya mbere irimo uduce tubiri, turareba guverineri mushya wa M23, ariko si wa M23, ni guverineri wa Kivu, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, Bwana Bahati Erasto. Yego, Joseph yavugishije menshi abanyekongo batandukanye. Ikindi tuza kureba ni intego ya visi guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru, umwe ushinzwe ubutegetsi. Yego, Manzi Wili. Noneho turajya ku ngingo ya kabiri, Vitali Kamere, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahangayikishijwe no kuba M23 yarafashe Nyabibwe. Ariko ngira ngo nyuma na Kavumu niza kuvamo na Katana na Bukavu, sinzi noneho banza bwari bwiyahure. Ariyahura birumvikana. Yego. Noneho turaza kureba inkuru ibabaje y'abasirikare b'u Burundi mu butumwa bw'amahoro. Byiza cyane, ubwo twajya ku nkuru ibanza. Reka tujye ku nkuru ibanza. Tuzi ko harayasohotse amatangazo y'abayobozi batandukanye. Yego. Umukuru muri bo ni wo ku rwego rw'intara, akaba ari Bahati Erasto, ni umugabo tumenyereye. Yego. Turamuzi cyane, yari umuntu wigaragaza muri politike ya AFCM 23. Ngira ngo tumwibukira ku biganiro yagiriye ahitwa Ikibarizo n'abaturage, ibiganiro yagiriye ku Mushaki n'abaturage, hariya hose yarahageraga aganira n'abaturage. Ngira ngo nta hantu atageze. Yarahageze hose rwose. Za Kicanga hose. Ahantu hose M23 yafataga, ni mu ba mbere bazaga muri mobilisation. Yego, uyu mugabo rero yavugishije benshi. Abavugisha menshi. Bimeze bite? Uyu mugabo Bahati uzwi nka Erasto, kuko ni umuhungu wa Muzehe Erasto. Yego. Uzwi cyane usumba. Yego. Umusaza wabaye n'umushefu kutimiye. Yego. Igihe kinini. Umusaza rwose w'inararibonye kandi w'inyangamugayo. Abanyekongo benshi bavuga Ikinyarwanda baramukunda. Ku bwoko bwemewe muri Kongo turajya tubuvuga cyane abo mu bwoko bw'Abahutu n'Abatutsi. Yego. Yanze kugendera kuri propaganda za Kinshasa. Yego. Z'amoko, we ayoboka ukuri. Agendana n'ukuri. Mu minsi yashize, ubu nsimbi ihagazeho ahari, ariko yari mu Rwanda aho yabaga i Gisenyi. Yego. Nk'uwahunze kubera ko urumva Kinshasa iramuhiga cyane. Yego. Uyu Bahati azwi mu mafoto ya 2012 cyane ari kumwe na General Makenga afite inkoni. Bari kuri front line bagenda mu mujyi wa Goma. N'ahandi hatandukanye. Azwi nk'umunyamabanga ukomeye wa General Makenga. Yego. Nawe ubwe mu biganiro yavugaga ko ari umujyanama wa General Sultan Makenga. Yego. Mu nshingano zagiye zitangwa muri M23 no muri Alliance Fleuve Congo. Yego. Mbabarire. Yagiye ahabwa inshingano zo kuba ushinzwe imari. Ushinzwe imari n'ubukungu muri M23 no muri Alliance Fleuve Congo. Yego. Ni umurwanashyaka ukomeye, bamwe bamuhagaze ipeti rya koroneri, ariko nta presentation yigeze numvaho mo bamuha ipeti, ahubwo bavugaga ko ari kamarade. Yego. Bishatse kuvuga ngo ni umunywanyi wa hafi cyane, kurusha kuba bamuhaga ngo ni ipeti rya koroneri. Ari n'ababyibazagaho cyane cyane, byasakuje igihe mu isanganya ryabayeho rikozwe n'aya madrone ya Kinshasa. Yego. Igihe barasaga Kicanga bakarasaba ofisiye ba M23, bari bagiye gukoresha inama abaturage.
icyo gihe uwitwa Castro Colonel yego akaza kwitaba Imana, yego bakavuga ngo Bahati nawe yararashwe ngo aramugara, yego ariko aza kugaragara rwose ubona ari muzima, aganiriza abaturage ati barababeshye ngo barandashe, murambona ndi muzima nta kibazo mfite. yego No mu bo M23 yatangaje ntabwo bigeze bashyiramo amazina, usibye ko amakuru yakwirakwiye ko Castro we rwose yitabye Imana. yego bavuga ko hari abofisiye batatu ba M23 barashwe, bamwe bagakomereka ariko undi akitaba Imana. Bose rero bumvaga ko ari Bahati bataziraga kuba ari koroneri, kubera ko ari umuntu ukomeye wa General Sultan Makenga. Hari n'abavuga ko ari nk'ukuboko kwa kabiri, ari rwose ari umunyamabanga ukomeye. yego ni nabyo kuko ni umunyamabanga, ni umurwanashyaka ukomeye cyane. Biragoye ko wakora urutonde rw'abantu wenda batanu bakomeye muri M23 mu buryo bwa diplomasi, batanu bo ntiwabageramo atarimo, biragoye. yego kuba rero yabaye guverineri, icyatumye abantu bavuga menshi, icya mbere ni uko ari umuntu ukomeye yego muri M23 udashobora gutezuka ku ntego za M23. yego Ikindi cya kabiri ni uko aje kuzimya cyangwa gukuraho etat de siège, akanakuraho leta akanakuraho akanazimya guverineri wari uhari washyizweho wa gisirikare. benshi baravuga ngo ni guverineri wo mu Bishokoro, yamwohereje mu Bishokoro. Kuko niwe ujya ufite ahantu hanini, ni nawe ufite icyicaro headquarter ya Kivu y'Amajyaruguru, icyicaro gikuru, yego, cya Kivu y'Amajyaruguru. Ibitangazamakuru mpuzamahanga byanditse na bya bindi babujije kuvuga avansoma n'ibyiza bya M23 kwihangana byanze biravuga. yego ishyirwaho rya Bahati risobanuye ko M23 gikomeye ku ntego zayo, yego M23 idateze kunyeganyezwa, yego inshingano za M23 zikiri domine muri Alliance Fleuve Congo. yego ikindi ishimangiye ko M23 itagendera ku moko, yego kuko bose bavugaga bati cyane bateze kuvuga ngo uwo mu bwoko bw'abatutsi ni ugiye kujyaho, yego ariko siko byagenze. ngira ngo mu bayobozi ba guverineri nako abinuza b'intara ba province, yego guverineri no mu bwoko bw'abahutu, yego akaba ari umurwanashyaka wabaye kuri front y'urugamba, yego cyangwa aho intambara zose zarwanwaga za M23, yaba iya mbere n'iya kabiri ndetse no muri CNDP. hari nabo nabonye bavuga ko yigeze aba kandida depite wa CNDP, si ndabikorera ubugenzuzi. yego ni umuntu bizwi neza ko nyine aho ari hadashobora kugira akantu kavunguka ku ntego za M23. yego ibyo bisobanuye ko M23 AFC amahame yayo ayoboye 100% Kivu y'Amajyaruguru cyane. icya kabiri, uwa kabiri niwe Wiringarambe Manzi, ni umurwanashyaka wa M23, ni umwana wakuriye mu buhungiro, yavuye muri Kongo ari umwana kubera intera hamwe na FDL zari zirimo zibicira abavandimwe n'ababyeyi. yego arahunga akurira mu Rwanda, agira amahirwe, abona amahirwe, ubuhunzi bwe bukomereza mu gihugu cya Canada. yego uyu munsi ndumva yari afite n'ubwene gihugu. yego ni umurwanashyaka ukomeye wirengagije ko amahanga hari ubuzima bushobora kuba buryoshye. yego aravuga ngo ngomba kurwana kuri gakondo yanjye, ntacyo mvuze kuba ndi umunyakanada, ariko
icy'ingenzi cya mbere ni uko ndi umukongomani uvuga ikinyarwanda. yego yiyemeza kurwanya akarengane yego kugeza n'uyu munsi. yego yagizwe umuyobozi, yari umuyobozi n'ubundi wa diaspora. yego ni ukuvuga ngo yari we uhagarariye M23 wa muri diaspora. yego kandi akazi yagakoze neza, kagize n'umusaruro. yego nyuma y'uwo rero we bavuga ko ari uwo mu bwoko bw'abatutsi. yego hakurikiraho noneho umuhunde Bahati Shadrack Amani. yego uriya we yari na depite. yari na depite. bisobanuye ko arangije asanga leta arimo akorana nayo adakwiriye gukorana nayo isezeraho. bisobanuye ko abashaka kugira icyo banenga kuri M23 ubu bacecekeshejwe, kuko niba uvuga ikintu kijyanye giturutse muri leta bayisigiriza, yego depite uvuye muri leta azaza avuga ati ngibi bihera hariya, ngibi n'ibibera hano, ibibereye umuturage n'ibi. oya byonyine no kuba yarahisemo ntawe burya umuntu yahisemo ahitamo ikimunogeye. kuvuga aho yahisemo kujya nuko yabonaga hari icyaha rupfishije ku handi. kuri we hari ibyabonaga byiza bihari biruta ibyaho yari ari, noneho bituma haza. Kinshasa rero mu gahinda kenshi kwihangana bya yego ifata umwanzuro wo gushyiraho mandadare Corneille Nangaa kandi ari mu gihugu cyawo. ni mandadare international. ubwo rero ntumbaze uzamufata, bananiwe kumusanga i Rucuru, bananiwe kumusanga Masisi, bananiwe kumusanga Lubero, bananiwe kumusanga muri Nyiragongo Igoma. bamusangayo niwe wafata. none bari gutuma bikanarange ngo bari bo bamufata. bazamufatira he? ni ukwanga gufata umuturanyi wawe ukajya gufata umuntu utuye kure ngo azagufatire umuturanyi. yani bikwereka ubwoba bamufitiye. aho rero bagiraga wenda barebe ko bacecekesha imbuga nkoranyambaga zigaragaza ko yashyizeho abayobozi, ariko byanze zabaye domine. yego zabarushije ingufu cyane. ibyiza bya M23 byivugiye kurusha iby'abariya cyangwa ibya Kinshasa. yego ubwo rero kuvuga aho bazavuga, n'ubu inama igiye kuba baravuga kurushaho. noneho Bahati natanga discours, yego abizi ko yajyaga avuga ati ndibuka ijambo yavugiye igashuga ati izo ngegera ntizizongera gukandagira hano na rimwe, kandi kuva icyo gihe ntahongeye. ariyo rega arahazi, niho avuka, ni muri kariya gace. ni umwe mu bantu bagiye mu bya biganiro hamwe na Kisekedi bamara umwaka babarerega. ubu urumva rero ntacyo kumubeshya, nta n'icyo kumubwira. indimi nyinshi za hariya zose arazizi, Igihundi, Kinandi, Cyandandi, Ikinyarwanda byose arabivuga. aho azajya hose azaganira n'abaturage kandi neza. ngira ngo ibyiza by'abariya n'ibyavugishije abandi abanzi ba M23 byose tubigarutseho, twajya ku yindi ngingo. Murakoze cyane. ubwo turajya kwa Kamere. Kamere ngo arimo aravuga aho gatoya ubutumwa bwa Manzi Willy nabukoherereje. wabumpaye kugira wumve intego za AFC M23, by'umwihariko guverineri ikintu kimukuye muri Canada, visi guverineri ikintu kimukuye muri Canada, ikintu aje gushaka mu gihugu cye. ajya buri reka mpite gushyirira hafi kuko nabuguhaye mu masaha ya mu gitondo kare. kare yego kandi ubwo ngubwo buri hejuru aha. n'ubwo ngubwo wongeye kugohereza. ngaragaje fresh igaragaza aho buri.
ndebe ku buryo ukanda uhita ubugeraho. reka aba ariyo nyuriraho ndebe noneho tubushyire ahabona abantu babwumve. ariko inama Goma irashyushye, igomba gushyuha n'ibyishimo rega. ngira ngo ikintu ugomba kumenya, niba umuturage w'Igoma yariyemeje kwifata video adatinya ko bari bumwice, gushakamba ntanganira ubutumwa bugomba kuba bwisibye, nta buriho. oya burahari, reka nongere mbukoherereze nta kibazo. ubwohereze bwose kuko ntabwo bugaragara. bukugezeho nabonye noneho ubutumwa buri mu rurimi rw'icyongereza. yego, koresheje ururimi mpuzamahanga ngo bose babyumve. agira ati expect peace, security, development, environment, infrastructure, job creation, cleanliness, coexistence, disaster and preparedness, investments, agriculture, etc. ati mwizere ko hazaboneka amahoro, mu mutekano, iterambere, kubungabunga ibidukikije, ibikorwa remezo, guhanga imirimo, isuku, kubana neza mu mahoro, kurwanya ibiza ndetse no kwitegura kurwanya ibiza. noneho no ku investment ni nko gushora imari, ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi. A future with zero refugees, zero corruption, zero hunger, zero inter-community conflicts, and zero land disputes, to list a few. Mvuze make, mvuze bike. Ahazaza hazaba hazira ubuhunzi, hazira ruswa, hazira inzara, hazira amakimbirane hagati y'amoko, hazira amakimbirane ashingiye ku butaka. noneho agakomeza ati today M23 has chosen to build a safer home where every Congolese citizen feels valued, secured and cherished. ati uyu munsi M23 AFC yahisemo kubaka imuhira, kubaka imuhira ni kubaka Kongo, kubaka Kongo itekanye, aho umukongomani yumva ahawe agaciro, akumva atekanye, akumva akunzwe. agakomeza ati I extend my gratitude to the entire team, especially at General Sultan Makenga and at Colonel Nanga for their trust in me. The world will come to understand that we were refugees, not by choice, but able by choice. Ati nshimiye cyane ikipe yose, ati cyane cyane General Sultan Makenga na Colonel Nanga kubw'icyizere bangiriye. Isi izagera ubwo yumva ko twari impunzi, kuba impunzi bizasigara ari amateka. Not by hano aravuga ngo not by choice, atari ubwo guhitamo kwacu. Zumva ko twabaye impunzi atari kubera amahitamo yacu, ahubwo izabyumva kuko twashoboye guhunga.
agakomeza ati I also thank my second home Canada. Ndashimira iwacu ha kabiri Canada. Kuvuga afite iwabo habiri Congo no muri Canada. Each welcomed me when my own country turned it back on me because of my ethnicity. Let the truth speak for itself and let all else be silent. Ati shimye cyane iwacu ha kabiri Canada kuko banyakiriye mu gihe iwacu bari banyirukanye. Banyirukanye bampora ubwoko bwanjye. Soza agira ati nimureke ukuri kuvuge kwivugire. Mureke ukuri kwivugire ibindi biceceke. Kuvuga kuri we kuri niko gukwiriye kuvuga ibindi bigaceceka. Warane ibyo ngibyo. Yego. Ngira ngo harimo ubutumwa bukomeye. Nibyo nanjye nshaka kugarukaho. Yego. Usibye gutanga ubutumwa bwo gushimira no kugaragaza ibizakorwa. Yego. Harimo isomo ku isi no kuri Kinshasa. Yego. Umwana ujye wabona umutangira. Yego. Kandi niba wakirukana umuntu uyu munsi witwaje ko ukomeye, yego, ejo azakoresha imbaraga z'umutima n'umubiri ashaka ubushobozi atahe iwabo. Yego. Ibi bisobanuye ko ibice byose mu 23 bimaze kubohora. Yego. Shima ko yahereye ku bice byari bituyemo impunzi nyinshi ziri hanze. Yego. Bisobanuye ko ubu hagiye kujyaho igikorwa cyo gucyura impunzi kuko nk'uko Manzi wirabyivugiye zero refugees ubwe yamaze gutahuka mu gihugu cye. Niba yatahutse rero n'abandi bazatahuka, abo babanye mu nkambi n'abandi yasize mu nkambi nabo bajyanye kubana i Burayi bose bazatahuka, n'abandi barakurikiraho mushakamba. Yego. Byiza cyane, ubwo twakomeza ku yindi ngingo. Komeza ku yindi ngingo. Ariko hagiye mfite icyo nakubaza aha ngaha. Yego. Ikintu numva nakubaza. Ikintu nakubaza kuri iyi ngingo ni uko buriya iriya ntara ya Kivu, iriya ntara ya Kivu ibaye iya mbere kugira ba guverineri babiri baturutse amahara kubiri. Yego. Baturutse amahara kubiri. Burya iyo abantu ari babiri kandi bagize ikintu navuga gutera, iyo ari babiri biswe izina rimwe haba hariho pirate, haba hariho na original. Haba hari umuyobozi n'ingirwa muyobozi. Bane umuyobozi n'ingirwa muyobozi, ari uwicaye igoma n'uwicaye ibeni. Umuyobozi ninde, ingirwa muyobozi ninde? Tutagiye muri byinshi kugira batavuga ngo hari uruhande turi kujyaho. Yego. Umuyobozi n'uyobora igice kinini gusa se ibyo byonyine birabihagije. Ariko ni n'uwicaye aho akwiriye kwicara. Ni n'uwicaye akwiriye kwicara. Wenda ibyicaro byo byanahinduka. Ariko nanone umuyobozi n'uyoboye abaturage benshi, ni n'uwicaye aho akwiriye kwicara nk'uko wari ubivuze. Ushakamba buriya mu mitegekere y'ifasi nka kuriya, kugira ngo icyicaro nka kiriya gihinduke, ni itegeko. Ni itegeko risohoka kandi mategeko. Yego. Baca bitegeka. Ntabwo ari ibwiriza nka rya rya Kisekedi ryasohotse ari ibwiriza ko bajya hariya. Ni itegeko. Hashingiwe dutegetse. Wa wundi ufite ububasha agashyiraho amazina ye rwose agasinya, indi rigasohoka. Yego. Ngira ngo birasobanutse. Yego. Kwa Vitali Kamere
Vitali Kamere ati bageze Nyabibwe ejo baraba barigatana ubundi we bageze Kinshasa i Bukavu. Tumwoka byaramwe birakomeye. Ararizwa n'iki? Ararizwa nuko waba ari Bukavu. Burya na Bibiliya irabivuga. Ngo hari umutungo wawe niho hazaba iki? Hari umutungo wawe niho haba umutima wawe. Yego. Rero na Kamere nawe hariya niho hari umutungo we. Nawe agomba kuba umutima we, niyo mpamvu arega buriya. Arega buriya niyo cyaba haba ari mu gihugu kimwe. Yego. Utarimutse. Iyo wanyu hatakiri mu bugenzuzi bwawe nabo wemeranya nabo, uba wabaye impunzi. Yego. Bisobanuye ko Vitali Kamere niba ku isambu ya se na nyina, aho afite imitungo, aho afite amafamu, aho afite iki, adafite ubushobozi, uburenganzira bwo kugerayo, yego, yabaye impunzi mu gihugu cye. Yego. Ahubwo za nkambi zari Goma bazimurira Kinshasa. Bazishyiremo Vitali Kamere n'abandi bose bakomoka i Bukavu no muri Kivu ya ruguru. Babuze iwabo. Yego. Ariko nibo bahibuza bashatse bahaje. Babujije ariko nabo ntibaza kubera ko amakosa bakoze n'inda yabatanze imbere ntiyatuma bahaza. Rwose ngira ngo nta nubwo tumutindaho cyane, kereka niba ufite video ngo bumve ijwi rye ribivuga. Video ntabwo nyifite. Si ngombwa ko tuyijyamo itatinda gufunguka. Yego. Ubundi birimo twabivuze. Yego. Twakomeza. Dukomeze tujye ku ngingo isoza. Ni ingingo ivuga ku nkuru ibabaje y'abarundi bari mu butumwa. Bimeze bite? Abarundi rero, yego, ngiye kubisoma mu kirundi cyanjye. Yego. Ariko ngo buriya ntibagira antibare bambara. Yego. Barutwa n'aba bandi bagira izirimo plastike. Yego. Rero ngo mu butumwa bw'amahoro biyicira abaturage abasirikare babo bagamije gushaka indonke n'inkishyu ihabwa umusirikare waguye mu butumwa bw'amahoro. Yego. Nk'uko inyandiko mfite hano ibyemeza, yego, ariyo ngiye gusoma, iyi nyandiko iragira iti: burya umusoda w'u Burundi ntakingiwe, ubwo nta burinzi afite. Muri Somalia twahora dusubiramwo kurasa uwapfuye kugira bikunde ko umuryango uronka inshumbusho. Urumva ibyo twabyita ku musonga, usubiramo kongera kurasa uwapfuye. Yego. Ejo twarabajije impamvu abasirikare b'u Burundi bambara kasike mu birori ariko mu ntambara bagatara agatwe, ubwo bakaba batambaye kasike, iyindi bambara mu mutwe. Bajya mu birori baba baje gukubitana amacupa. Umwe mu ntwazangabo z'u Burundi yaduhaye umuco. Yego. Ngo nk'umucyo birababaje cyane. Yagize ati: izo kasike mubona aho muri iyo defile zikoreshwa mu birori nyene ceremony canke mu myimenyerezo ya gisirikare, ntabwo ari kasike z'intambara nka ziriya aba M23 bambara. Mu bisanzwe Burundi ntibugura ibikoresho byo gukingira umusoda ku rugamba. Iyo tugiye muri Somalia, abanyamerika baraduha kasike z'intambara be na jire palbare, ubwo ni zo navuze nka antibare. Yego. Ariko ntayo dufise. Ikindi kibazo dufise nuko abasoda bacu badakora imyimenyerezo y'ingwano bambaye kasike na jire palbare ari antibare. Uca usanga umusoda w'u Burundi atigeze yigishwa neza akamaro k'ibyo bikoresho. Ni kenshi no muri Somalia wasanga abasoda bacu
bagiye kurwana batambaye kasike na jire parba babona umengo ni ukubagora gusa. Iyo urumva kubera kutazimenyera iyo bazibahaye baba bumva ari ukubagora. Iyo umusoda arashwe agapfa twaca natwe tumushyira ko inkoho aho urusoro rwaciye tugasubiramwo kumurasa, urumva barongera bakamurasa bakamwirasira. Ni ukumusonga, ni ukumuhubura. Yego, baramuhubura. Ibyo twabikora kugira ngo dusigure ko twarashwe n'umuroberi yari twarashwe, reka ndebe hari ukuntu bita byiruka. Yego, ibyo twabikora kugira ngo dusigure ko yarashwe n'umuroberi yari hafi yiwe. Yego, tukerekana ko urusoro rwashoboye gutobora kasike cyangwa jire iri antibare. Yego, ubundi ntibyari kumvikana. Urazi ko umuzungu adafina baraza gusuzuma ingene umusoda yapfuye, basanze atari yambaye ibikoresho bikwiye, ntibari kumuha inshumbusho y'umuryango. Urumva twategerezwa kurasa ibiziga byacu kugira ngo turonke inshumbusho y'umuryango. Birababaje kubona ikiroberi nka M23 ari cyo cyitwararitse abasirikare bacu kurusha igisoda cy'igihugu. Burya uwabivuze nibyo, abasoda bacu kuvuga M23 iruta ingabo z'u Burundi kuba igisirikare cy'ikinyamwuga. Yego. Abasoda bacu bagenda ku rugamba batambaye kasike na jire parba, ugasanga barashwe mu mutwe, mu mutima no mu nda. Iyo aba bambaye ibikoresho bikwiye hariho benshi bataba barapfuye. Niyo umusoda apfuye ntawe ugaruka gusuzuma uburyo yapfuyemo. Birababaje cyane. Ngayo nguko. Yego. Umusirikare, tekereza kugira umusirikare mugenzi wapfe, hari n'igihe abataranapfa neza isasu ryamugiyemo ryahushije bakashobora gakira bakamuhura bakahita bamuhura ngo bibonere amafaranga amahera. Naho bitandukaniye na bya bindi bya Nevo bashobora kurisongoye cyane, ariko byose niwe wabitegetse. Yego. Wasanga hari n'abaraswa ngo batanabanje kuraswa n'umwanzi bakavuga ati tumurase bazaduha incungu. Twagana ku musozo Mushakamba. Yego, twagana ku musozo. Ariko hagati aho tugana ku musozo, Red Tabara yamurasheho nayo. Hari itangazo ngo hayisohoye nonaha. Izamumara. Sinzi niba twarivuga cyangwa tuzarisomera abantu tuza kurisoma mu makuru akurikiyeho. Turayisoma mu makuru akurikiyeho. Yego. Yamurashaho ko ahora boroga ngo akarega ngo abanyaburayi ngo nibo bafasha Red Tabara bayimutereza. None ejo bundi yarabatakiraga. Ngo turaza kugarukaho. Reka tubashimire rero abari badukurikiye Mushakamba. Urakoze cyane. Tubibutse ko dushobora kuza kugaruka mu makuru yacu tubabwira ijambo ryiza rya Tombe. Turarikozaho imitwe y'intoki. Ndetse n'ibyo abayobozi ba AFC ba Kivu y'Amajyaruguru babwiye abaturage mu mujyi wa Goma. Ibyo babizeje bazabagezaho. Ikindi twaganiriye ku ngingo gera muri 3, twaganiriye kuba guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Erasto usanga yavugishije abakongomani benshi. Kuza kugaruka ku ijambo rya Manzi Wiri, guverineri wungirije. Yego. Ibyo yavuze yumva azageza ku baturage ba Kivu y'Amajyaruguru bijyanye n'iterambere. Ikindi twagarutseho ni amarira ya Vitali Kamere vaho M23 ifatiye yigaruriye Nyabigwi.
dusoreje ku inkuru ibabaje y'abarundi aho mu butumwa bw'amahoro biyiciraga abasirikare kugira ngo bakunde babahe amafaranga. Abashimiye rero, tubifurije umunsi mwiza mushakamba, umunsi mwiza abakunzi bacu, ariko ntibibagirwe gukanda subscribe, ntibibagirwe gukanda like. Subscribe ikandwa rimwe ntabwo kabiri, like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, banakande share kugira ngo inkuru yacu bayisangize inshuti zabo, banatwandikire babinyujije muri comments kugira ngo badushyikirize ibyifuzo, ibitekerezo byabo kugira twubaka. Ese ntama rero, umunsi mwiza nawe mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, turabashimiye cyane abari bari kumwe n'Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Imana ibahe umugisha.